Bakunzi bacu twongeye kubaha ikaze mu kiganiro musanzwe mumenyereye cyitwa Nkumaramatsiko. Kuri ubu twabateguriye ku gitunguru cya onyo, aho tuza kureba ku mateka yacyo ndetse n'amoko yacyo. Turaza no kureba ku kamaro kimariye ubuzima ku bakunda kugikoresha cyane, ndetse turaza no kureba ku ntungamubiri zibamo, ndetse tunavuge ku ndwara z'ingenzi igitunguru cya onyo gishobora gufasha, kikarinda, kikavura. Turaza no kureba uko twagikoresha nacyo gikoreshwa mu buryo ariko bwize, kuko ibintu byose ari byiza kubikoresha kandi mu buryo bwiza. Twanzike tuvuga ko igitunguru cya onyo ni kimwe mu by'ukuri mu biribwa bikunzwe kandi bifite akamaro kanini mu buzima bwa muntu. Iki gitunguru rero cya onyo cyagiye gikwirakwira kivuye mu bihugu bya Aziya, kimaze imyaka myinshi irenga mu bihumbi 5 gikoreshwa n'abantu, kiza kugera rero no muri Afurika giturutse muri ibyo bihugu. Ubu tukibona na hano iwacu mu Rwanda. Rero iki gitunguru cya onyo ni ukuzirikana ko gifite amoko agera muri 4. Ayo moko nayo akagira ko aba ateye mu kuyakoresha. Ubwoko bwacyo bukomeye ni ubwoko bw'igitunguru cy'umutuku, kifitemo intungamubiri nyinshi kandi zikomeye. Ni byiza rero kugikoresha. Hari ikindi gitunguru cy'umweru, kijya gusa umuhondo ndetse n'ikijya gusa ibara ry'icyatsi. Byose ni ibitunguru bya onyo ariko bitagenda bigira ubushobozi bungana. Rero icyo hano turakunda kuvugaho kurusha cyane ni igitunguru gifite ibara ry'umutuku. Icya mbere ni ukumenya ngo ni igitunguru cya onyo gitukura. Tugiye kuba dushishikariza abantu kugira ngo bakunde kuba bakifashisha mu mirire yabo ya buri munsi. Iki gitunguru cya onyo gifite umumaro munini cyane mu kongerera umubiri ubudahangarwa, kigabanya amakolesterol n'isukari mu mubiri, kirinda umutima, kinoza igogora, kirwanya mikorobe, kikagabanya n'uburibwe, kirinda kanseri zimwe na zimwe. Pamplona Roger yagiye nawe agaragaza indwara zitandukanye gifashamo cyane. Agaragaza ko gifasha mu bibazo by'umwijima ndetse n'ibibazo bya asima, ndetse no kugenda amaraso yipfundikanya mu mitsi, ibibazo by'impyiko nko kuri kanseri. Avuga kanseri y'igifu ko iyo ugikoresha cyane kigenda kigabanya kanseri y'igifu. Ni byiza rero kuba abantu bashobora kugikoresha cyane mu buryo bushoboka cyane. Mu mikorere yacyo gifitemo ubushobozi bwinshi ku buryo umuntu ari ngombwa ko yagikoresha cyane mu buzima bwe bwa buri munsi. Iki gitunguru gifite intungamubiri zitandukanye, harimo ko kigira amazi ku rugero rwa 89% muri grama 100 n'ubundi. Harimo carbohydrates ifite 9%, ndetse kikagira proteine, kikagiramo fibre. Iyi fibre niyo ifasha ururenda mu mara rwiyongera, n'uturemangingo ndodo dutuma amara akora neza. Hakabamo kandi na vitamini C, hakabamo vitamini B ya 6, hakabamo folate, potassium, hakabamo calcium, magnesium ndetse na antioxidant, ari byo bishinzwe kurwanya umugese, binafite uruhare mu gutuma imbuto za kanseri zitiyongera mu buzima bw'umuntu. Ku bw'ibyo rero igitunguru cya onyo ni ngombwa gukoreshwa cyane mu by'ukuri ku bagikoresha kenshi mu buzima bwabo, baba barimo baririnda indwara nyinshi. Rero hari indwara z'ingenzi iki gitunguru gishobora kurinda cyangwa kuvura.
harimo ibicurane n'inkorora, harimo umuvuduko w'amaraso diyabete, hakabamo indwara z'umutima, indwara zo mu mara, hakabamo indwara z'uruhu, hakabamo n'uburibwe bw'ingingo. Rero gishobora gukoreshwa kiriwe nka salade gihujwe n'izindi mboga, gishobora gukoreshwa gitetswe cyangwa se kigakoreshwa kivanzwe n'ubuki, kivanzwe ndetse n'indimu. Ikindi cyo kuzirikana ni uko hari abantu mbere yo gukoresha igitunguru cya onyo bakwiriye kubanza kugenzura no kubaza muganga, kubera ko babaye bafite ikibazo cya allergie ku gitunguru bashobora kukirya kikabagiraho ingaruka. Bafite ibibazo by'amaside bishobora kubarya rwose bikabagiraho ingaruka. Hari n'abafite ibibazo bafite ibisebe mu gifu, aba nabo ni ngombwa kubanza kugenzura bakareba ko ari ngombwa koko gukoresha iki gitunguru. Ariko Pamplona Roger yagiye avuga ko igihe abantu baba bafite ibibazo byo kugikoresha mu buzima bwabo, bashobora kukirya gitetse cyangwa se bacyokeje, cyangwa bakagiteka mu mazi bakanywa amazi yacyo, cyangwa bagitogosheje nk'uko twari tumaze kubivuga. Nabwo n'ubundi buryo bwo kurya iki gitunguru kikagira umumaro wacyo. Ariko iyo cyatetswe cyangwa cyashyizwe mu buryo bwo kucyotsa, bituma imbaraga zacyo mu kuvura zigabanuka. Ni n'ingenzi cyane kugikoresha bitari ijoro cyane, kugikoresha ku manywa byaba ari byiza kurushaho. Ikindi cyo kuzirikana ku bagikoresha kenshi ni uko byongerera uruhu ubutaraga ndetse n'ubwiza, bituma imisatsi y'umuntu ikura neza. Icyo kuzirikana ni uko hari amarejime ashobora gukoreshwa mu gihe iki gitunguru cya onyo umuntu yaba akivanze n'indimu, cyane cyane ku barwaye diyabete. Bafata igitunguru cya onyo kimwe gitukura bakagikata neza, barangiza bagakatiraho indimu y'icyatsi kibisi, hanyuma bagashyiraho ibiyiko bibiri by'amavuta y'igihwagari. Aya ni amavuta yagenewe kuribwa ari mabisi, ni amavuta ntabwo ari amavuta ayo ari yo yose y'igihwagari. Ibi iyo umaze kubihuriza hamwe ubirya ku igaburo ry'amanywa 4 mu cyumweru. Noneho ibi ntibigende byonyine ku murwayi wa diyabete, ahubwo bigakurikirwa no kurya ingano zinitse, ikirahuri nibura 3 mu cyumweru. Ibi kandi bikajyanirana no kuba umuntu anywa itasi 1/2 cy'ikiyiko cy'ibumba ry'icyatsi kibisi yashyize mu itasi, akabikora iminsi 10 yikurikiranije. Ni ugufata 1/2 cy'ikiyiko cy'ibumba ry'icyatsi kibisi nibura 2 ku munsi, ukabikora iminsi 10. Aha ushobora kubikora kuba wabikoze mu gitondo cyangwa se nimugoroba mbere y'uko urya. Umaze kurya yaba ari hagati mu amasaha nibura 4 utararya, bishobora kuba mbereho nk'isaha 1 cyangwa 2. Noneho uyu muntu ashobora n'ubundi gukoresha uburyo bwa siporo kugira ngo ashobore kubira ibyuya, kandi akagira n'akamenyero keza ko kwicara mu mazi akonje nibura iminota 3 kugeza ku 10, akabikora 3 mu cyumweru akarangiza ukwezi. Uyu muntu yakoresheje salade neza tumaze kuvuga, urwaye diyabete muri ubu buryo, yubahiriza n'izindi nama za muganga, harimo guhagarika ibyo kurya bishobora kumutera ibibazo bya diyabete, ubwo harimo nk'isukari n'ibindi biribwa bibamo isukari nyinshi bishobora kongera imbaraga za diyabete. Uyu muntu yabyubahirije bituma iyi ndwara ya diyabete icika intege ndetse ikagera ku rugero igomba gukira. Ubu kwezi iyo gushize aba ari byiza ko uyu muntu asubira kwa muganga kugira ngo barebe ibipimo aho bigeze. Rero hari ubundi
buryo nabwo dukoreshamo igitunguru cya onyo kikavura indwara zitandukanye nyinshi, harimo kuba ufata igitunguru cya onyo kimwe, ugafata karoti nibura ebyiri nziza, ugafata indimu imwe nziza y'icyatsi kibisi, hanyuma ugafata ubuki nk'ibiyiko bibiri, ugafata amavuta ya elayo cyangwa se amavuta y'igihwagari ibiyiko bibiri, ukabikora mbere y'igaburo rya saa sita iminsi 4 mu cyumweru, bikamara ukwezi. ubu urimo urafasha igifu, urimo urafasha umwijima, urafasha umutima, urimo urafasha impyiko, urimo ufasha ikibazo cya rubagimpande ndetse n'izindi ndwara zitandukanye. Ibi bigomba kujyanirana no kunywa nibura amazi 1/2 cya litiro, wakamuriyemo indimu ndetse n'ibiyiko bibiri by'ubuki mu gitondo kare ukibyuka. Nibura ukabikora iminsi 30 wikurikiranije. Rero muri rusange igitunguru cya onyo gifite umumaro igihe cyahujwe n'ibindi biribwa, icyo gihe bivura indwara zitandukanye mu buzima bwa muntu. Niyo mpamvu dushishikariza umuntu uwo ari we wese uzumva iki kiganiro kwita ku mateka, ku kamaro n'igitunguru cy'ingenzi cyiza gukoreshwa kurusha ibindi, ndetse no kwita ku nama zose twavuze hano muri iki kiganiro nkumare amatsiko. Rero nahanyu kugira ngo murusheho kugisangiza bagenzi banyu, mugaragaze ko muri kucyumva, mutange like, mukore commentaire, munagisangize bagenzi banyu, ndetse munakore subscribe kugira ngo iki kiganiro tuzajye turushaho kugira umwete wo kukibategurira. Turabakunda cyane, murakoze cyane, naho ubutaha mu kindi kiganiro.